Hi guys, ndagusuje kandi nkwifurije kugubwa neza. Wowe wihebeye Fernandez TV show, wowe wihebeye kandi wakunze ibyo dukora umunsi ku wundi. Ni iby'agaciro kandi komeza udukurikirane. Kuri uyu munsi ngira ngo uko bibona ugaragarishije amaso yawe urabona ko turi ku rubuga rwa Instagram. Ni rumwe mu mbuga zikunzwe cyane yaba hano mu gihugu cy'u Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi yose muri rusange. Usanga ari rumwe mu mbuga zikoreshwa cyane n'abasirimu. Ikiganiro cyacu giye kujya kibanda ku bintu byazengurutse ku bitangazamakuru bigiye bikomakomeye haba hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange, ariko by'umwihariko tuzatwifashisha imbuga nkoranyambaga nka Instagram, Twitter, Facebook, TikTok and YouTube. Kuri uyu munsi inkuru iri trend hano mu gihugu cy'u Rwanda niyo nkuru tugiye kugarukaho. Ni inkuru y'igitaramo kigomba kuba kuri uyu munsi tariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2022. Ni igitaramo cyateguwe na Kigali Protocol mu rwego rwo kwizihiza imyaka 5 bamaze batanga serivisi za protocol. Kigali Protocol mwarayimenye ubwo yajyaga ijya kwakira abahanzi bagiye batandukanye barimo ba Kiss Daniel, The Ben, Meddy, Bruce Melody ndetse n'abandi bahanzi bagiye batandukanye bafite izina rikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, barema ndetse n'abandi bose bagiye baza hano mu gihugu cy'u Rwanda bubatse izina yaba ku mugabane wa Afurika ndetse no ku isi yose muri rusange. Kigali Protocol ni bamwe mu batanze isura nziza y'igihugu cy'u Rwanda mu rwego rwo kugaragaza uburyo u Rwanda twakira abashyitsi mu buryo bwiza. Igitaramo cya Kigali Protocol ngira ngo turabanza tubasacinge tumenye ibintu byabo barimo barabitegura bate. Kigali Protocol ngira ngo twamaze kubabona. Ni igitaramo kiri buze kuririmbamo abahanzi bakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, yaba bari kuzamuka mu rwego rudasanzwe bafite imana itangaje. Ni igitaramo kigomba kuza kuba ni anniversaire y'imyaka igera kuri 5 guys. Imyaka 5 ngira ngo mumuyumva uburyo ari ikintu kidasanzwe. Imyaka 5 ni ikintu gikomeye cyane ku muntu washinze business ikamara imyaka 5 ari business iri gutanga umusaruro ubwe ku giti kikamwinjiriza, akabasha gutunga umuryango ndetse agahesha n'abandi bantu benshi akazi. Usibye iki gitaramo Kigali Protocol bateguye cyo kwizihiza imyaka igera kuri 5 ndetse kizaririmbamo abahanzi bagiye bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda barimo Chris Easy, Ariel Ways, Ish Kevin ndetse n'abandi bahanzi bagiye batandukanye. Kigali Protocol yorohereje abantu bifuza kuba abafatanya bikorwa bayo cyangwa se bakaba bashora imari muri Kigali Protocol mu rwego rwo kugira ngo bahuze imikoranire. Ngira ngo murabyumva ko ibintu bikomeje kugenda neza cyane. Nk'umuntu waba ari umu businessman akaba yifuza gukorana na Kigali Protocol, biroroshye ko yakorana nabo kuko ibintu bamaze kubishyira mu buryo bwiza. Umuntu wifuza gukorana nabo rwose yagirana ibiganiro nabo cyangwa se akabandikira kuri social media zigiye zitandukanye bakabasha kuba bagirana ibyo biganiro. Chris Easy ni umwe mu bahanzi bagomba gutarama kuri uyu munsi mu gitaramo cyo kwizihiza imyaka 5 Kigali Protocol imaze. Gira ngo aya mafoto muri kuyabona aha ngaha bari muri press conference, bari mu biganiro n'itangazamakuru bavuga uburyo igitaramo bagiteguye, abaterankunga bagiye batandukanye. Ngira ngo murabona abakobwa b'uburanga budasanzwe, bamwe mu bakobwa rwose bagiye bagaragaza isura nziza y'igihugu cy'u Rwanda ubwo babaga bagiye kwakira abashyitsi. So ngira ngo abantu bakurikiranye mu bihe byacogamo mwabonye uburyo bano bakobwa bagiye bakira abahanzi barimo ba Calligraphy Jones, abahanzi barimo ba Nasty C. Byari ibintu byiza cyane rwose. Kigali Protocol ni bamwe mu bantu navuga ko bakoze akazi kadasanzwe muri industry y'imyidagaduro hano mu gihugu cy'u Rwanda. Igitaramo cya Kigali Protocol kwinjira buri muntu wese yoroherejwe uko buri muntu wese n'ubushobozi bwe afite ubushobozi bwo kuza kwinjira muri iki gitaramo cya Kigali Protocol cyateguwe mu rwego rwo kugira ngo bizihize imyaka bamaze batanga serivisi nziza za protocol. Kwinjira itike ya mbere ahasanzwe ni amafaranga agera ku 5,000. Ugejeje izi saha utaragura ticket ndakubwiza ukuri ko waba uri mu bantu basigaye inyuma. Noneho hari n'ahantu ho kwinjira 10,000
VIP ibihumbi 15, VVIP ibihumbi 20. Ngira ngo buri muntu wese arabyumva ko buri muntu wese n'ubushobozi bwe yisangamo. Guys, inyarwanda igitangazamakuru cyitwa inyarwanda ni kimwe mu bitangazamakuru ubona ko bishyira imbaraga zidasanzwe mu gufasha abahanzi bano mu gihugu cy'u Rwanda, buri muntu wese ufite ahuriye n'imyidagaduro. Ngira ngo murabibona ko n'ubu ngubu kuri iyi foto igaragaza uburyo amatika ari kugurishwa. Inyarwanda ni bamwe mu bagize uruhare rwo kugira ngo iyi foto ibashe gukundwa cyangwa se ibashe kubonwa n'abantu benshi. Ni kuvuga ngo yabonwe n'abantu baflowinga Kigali Protocol ndetse inabonwa n'abantu baflowinga inyarwanda.com. Respect kabisa ku Nyarwanda, umusada batanga ku muziki w'u Rwanda, ku myidagaduro y'u Rwanda, si umuziki gusa na sinema bagenda bashyiramo imbaraga zidasanzwe. Kigali Protocol kuri uyu munsi, nyuma yuko tumaze kumenya ko hazaza ababyinnyi barimo Jojo Breezy, General Benda, Shakira K, aba ni bamwe mu bari buze guperforminga kuri stage muri iki gitaramo cya Kigali Protocol. Hari abahanzi Bushari, Chris Easy, Ariel Ways, Luti Joel, DJ number 1 in Rwanda, DJ Brian, influencer ubwo mvuze umu DJ kuri aka kanya uri trend kurusha abandi, DJ Brian, DJ June, Ali Sudi, journalist fata nk'uwambere hano mu gihugu cy'u Rwanda mu myidagaduro, MC mwiza cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda Rakinzeyimana, comedian umwe mu bayoboye hano mu gihugu cy'u Rwanda Rusine Patrick. Igitaramo kikaba kiri buze kubera muri camp Kigali. Ngira ngo ntanze access zose ku muntu wifuza kuza gukurikirana iki gitaramo ku mugoroba. Gura ticket yawe hakiri kare kugira ngo ku mugoroba uze kuba umeze neza. Ibi nubona ko bikomeje kugenda biburyo yaba hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi hose ku isi. Turakomeza ku gitangazamakuru twagarukagaho cyitwa inyarwanda gishyigikira umuziki w'u Rwanda ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye byano mu gihugu cy'u Rwanda. Igitangazamakuru giflowingwa n'abantu bagera ku 519, kikaba giflowinga abantu 1107, kikaba gifiteho post 39,039. Ngira ngo izo post 39,300 ni post zigaruka kuri music, ku muziki w'u Rwanda, zigaruka ku myidagaduro ya hano mu gihugu cy'u Rwanda. Bitunguranye umugabo witwa The Ben ni umwe mu bahanzi bafite izina rikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni umwe mu bahanzi cyangwa se ni umwe mu bagize igice cy'ishyiga ry'inyuma rigeze umuziki w'u Rwanda. Hari umugani bajya baca ngo havuyemo umwe twashira. Ishyiga ry'inyuma rero naryo rivuyemo amashyiga yose ashobora kuba yagwa hasi. The Ben nawe rero ni kimwe mu ngingo zigize ishyiga ry'inyuma mu muziki w'u Rwanda. Iyo ugiye kureba abahanzi bafite izina rikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, ubara Meddy, Bruce Melody, The Ben, abandi nyine baba ari abahanzi nyine bakomeye nabo, ariko nyine utagereranya n'abahanzi. Urebye abahanzi urwego bariho, fan base, uburyo abantu babakunda, uburyo bitabira ibitaramo byabo, uburyo bakurikiranwa kuri social media zigiye zitandukanye, usanga Meddy, Bruce Melody ndetse na The Ben aribo bahanzi bayoboye abandi hano mu gihugu cy'u Rwanda. The Ben bitunguranye asesekara mu gihugu cy'u Rwanda. Nabonye inkuru zigiye zitandukanye, ibitangazamakuru ikinyamakuru cyitwa Inyarwanda nga cyavuze ngo wa munsi wageze. The Ben ari mu Rwanda, ashobora gutaramana n'abari bwitabira igitaramo cya Kigali Protocol. Ari nacyo gitaramo twagarukagaho tubabwira uburyo mwagura amatike. Ngira ngo ngibi murabibona ku Nyarwanda. The Ben nguyu yasesekaye mu gihugu cy'u Rwanda rwose, mu rw'imisozi igihumbi yamaze kuhasesekara. Bati Mugisha Benjamin cyangwa se The Ben uri mu bahanzi b'abanyarwanda b'inkingi za mwamba, ashobora gutaramana n'abari bwitabira igitaramo cya Kigali Protocol. Yanagize uruhare rukomeye cyane mu itegurwa rw'iki gitaramo. Of course, amakuru yizewe agera ku Nyarwanda aravuga ko The Ben ari kubarizwa mu Rwanda aho amaze iminsi, kandi ko nta gihindutse ari mu bari bwitabire igitaramo cya Kigali Protocol kiba kuri uyu wa kane tariki 29 Kamena umwaka wa 2023. The Ben ari muri bake bafite izina rikomeye cyane bagerageza kwicisha bugufi ndetse bagashyigikira impano nyinshi cyane zitandukanye zano mu gihugu cy'u Rwanda. So The Ben
ni umuhanzi ukomeye byo koko, yaba uburyo inyarwanda iri kumutaka ni byiza. The Ben ni umuhanzi ukomeye, ni umuhanzi ufite collaboration zikomeye, yaba hano mu gihugu, yaba ku baturanyi mu gihugu cya Uganda, Tanzania. Yakoranye na Diamond Platnumz, yakoranye na Shiba, yakoranye na Rema wo muri Uganda. The Ben yakoranye indirimbo na Hotel Brown. The Ben yakoranye indirimbo na Omi Dipos wo muri Tanzania. The Ben ni umuhanzi ufite izina rikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni umuhanzi iyo umuvuze buri muntu wese ukurikirana umuziki w'u Rwanda hafi yumva ko uvuze izina rikomeye. Ntabwo ndibuze kugaruka ku kibazo abakunzi ba The Ben bafite, dore ko ari nabo kuri uyu munsi bansabye bati noneho ujye ugaruka ku makuru y'abahanzi bose, ugaruke no kuri The Ben, ugaruke no kuri Meddy, abahanzi bagiye batandukanye nka ba Chris Easy, Kenny Soul ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Mu kiganiro kiburi kuri kiye turaza kugaruka ku muhanzi nka Kenny Soul ufite indirimbo yitegura gushyira hanze EP nziza cyane yise Strong Than Before. EP iriho Harmonize, iriho Element, iriho Fik Fameka. Abo n'abahanzi tugomba kujya tugarukaho mu biganiro bigiye bitandukanye, ariko kuri uyu munsi turi kuri Kigali Protocol. Ese ibitangazamakuru bya hano mu gihugu cy'u Rwanda nta makuru y'igihumbi ku ijana bifite yuko The Ben ashobora kuza gutarama mu gitaramo cya Kigali Protocol, kuko ntabwo ari kuri affiche. Guys, ni ibimba mbabwira ngo ntimukajye muhubuka ngo mupfe gutanga amakuru uko mwibone. Cyakoze ikintu nakubwira cyo, The Ben afite umugore mwiza pe. Pamela ni mwiza byo ku rwego rwo hejuru, burya nupinga urukwavu burya bahamya ko ruzi kwirukanka 100%. The Ben amakuru akaba avuga yuko ashobora kuba yajenwe hano mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko yahuye na famiye ye, baza kuba bishimana rwose, ibintu bya spectacle wabonaga ko ari ibintu byiza cyane. ari kumwe na Pamela bajyana mu aho nakita mu mafamu y'inka, Pamela anywa ku mata, ibintu byari byiza cyane. ngira ngo iyi ngiyi murabibona ka Instagram account ya Pamela akanya ashyize akantu kuri status arimo arifuriza umushuti we isabukuru nziza y'amavuko, aho yagize ati happy birthday fam, love you, bless you, iyo shati wanjye. ubona ko byari ibintu byiza cyane, yifuriza uyu mushuti we isabukuru nziza y'amavuko. The Ben ni umuhanzi sibye kuba yazanye n'umugore hano mu gihugu cy'u Rwanda, bitegura kubana, bitegura gukora ubukwe, dore ko ari ubukwe bikomeje kuvugwa yuko buzabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ikibazo nanone buri muntu wese akomeza kwibaza, ubukwe bwa Meddy bwambereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubukwe bwa The Ben bubegiye kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho aba bahanzi ntitwaba tukibafata nk'abantu bari hano hafi, byararangiye barabaye abahanzi mpuzamahanga. The Ben kadusure YouTube channel ya The Ben. The Ben aheruka gupostinga ikintu kuri YouTube channel ye hashize amezi agera ku 8. Ni igitaramo yari yakoreye muri BK Arena, ibintu byari byiza cyane rwose mu mwaka wa 2022. Indi video n'ubundi yari ari muri BK Arena mu gitaramo yaheruka gukorera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Indirimbo iheruka kujya kuri YouTube channel ye ni indirimbo yitwa Suko, ifite video ya dance rwose. The Ben muri video ashobora kuba atanagaragaramo, ntago agaragaramo, mbihamije ikigero cy'100%. Indirimbo avuga ko The Ben aheruka gushyira ku rubuga rwe rwa YouTube ni indirimbo yitwa yakoranye na Hotel Brown yitwa Can Get Enough. Niyo ndirimbo The Ben aheruka gushyira kuri YouTube channel, ariko siyo ndirimbo yonyine The Ben aheruka kugaragaramo ya vuba, kuko The Ben yagaragaye mu ndirimbo y'umuhanzi witwa Omi Dipos. The Ben kadusacinge The Ben indirimbo n'ubundi turahita tuyibona. Omi Dipos wo mu gihugu cya Tanzania, indirimbo yari kuri EP ni EP Omi Dipos yari yakoze iriho abahanzi bafite izina rikomeye cyane muri East Africa. Bari hariho Ifari Pupa, hariho Alikiba ndetse n'abandi bahanzi bagiye batandukanye. ngira ngo murabibona ko ibitangazamakuru bikomeye cyane bya hano mu gihugu cy'u Rwanda byamaze kumenya inkuru yuko The Ben yamaze gusesekara hano mu gihugu cy'u Rwanda mu buryo butunguranye, dore ko noneho bwa buryo bwajyaga buba bw'uko The Ben bajya kumwakira ku kibuga cy'indege butigeze buba. Ntimuze kwibeshya ku kintu cyangwa se ngo mwitiranye ibintu. The Ben ko yaje mu gihugu cy'u Rwanda, itangazamakuru ntirige kumwakira suko atari umuhanzi ukomeye. Burya kugira ngo umuhanzi
yakirwe n'itangazamakuru mu buryo budasanzwe, bigomba kuba bifite impamvu. The Ben ni umuhanzi waje hano mu gihugu cy'u Rwanda ataje mu bikorwa by'umuziki. Ashobora kuba yajeje kwisurira famiye ye. Ngira ngo murabibona indirimbo The Ben yakoranye na Omdipose, ni indirimbo imaze kurebwa n'abantu bagera ku 48,000. Ni indirimbo iri mu buryo bw'amashusho, iri mu buryo bwa audio. So akaba ari imwe mu ndirimbo nziza cyane rwose The Ben aririmbamo muri rya jwi rye ryiza, kandi indirimbo imaze amezi 7. Nkaboneka ko ariyo ndirimbo The Ben aheruka gushyira hanze cyangwa se iheruka kujya hanze irimo uyu muhanzi w'umunyarwanda Tiger B. The Ben yagaragaye mu ndirimbo yitwa Why, ni indirimbo iri kuri YouTube channel ya Diamond Platnumz, ikaba imaze kurebwa n'abagera kuri miliyoni 18 ku rubuga rwa YouTube. The Ben yagaragaye mu ndirimbo yitwa Kolokolo ya Otile Brown, ikaba ari indirimbo imaze kurebwa n'abagera ku 519. Ikaba ari indirimbo ya kabiri The Ben yari akoranye na Otile Brown. Of course The Ben aribyo nagarukaga hani kuba taje mu gihugu cy'u Rwanda, itangazamakuru ntigiye kumwakira, suko atari umuhanzi ukomeye cyangwa se atari umuhanzi ukwiye guhangwaho amaso mu bahanzi bano mu gihugu cy'u Rwanda. Umuhanzi kugira ngo ahamagare itangazamakuru cyangwa se kugira itangazamakuru rimushigukire, hagomba kuba hari abantu babigezemo uruhare. Example, ashobora kuba hateguwe igitaramo nk'iki gitaramo cya Kigali Protocol ikamushyira kuri affiche kari umwe mu bahanzi bagomba kuza gutarama muri iki gitaramo. The Ben bikaba ngombwa ko naza mu gihugu cy'u Rwanda, itangazamakuru riribuze kujya kumwakira mu rwego rwo kugira ngo babashe no gupromotinga iki gitaramo. Ariko The Ben mu gitaramo cya Kigali Protocol ntabwo ari buze gutarama, ntabwo biro official kari buze kuririmba. Aramutse anaririmbye byaba ari surprise. Ngira ngo muramubona Bushari yamaze kugera kuri stage aho ari gucekinga ibyuma kugira ngo igitaramo kize gutangira, yizeye neza 100% ko amajwi ari buze kuba asohoka neza cyane ku kigero cya 100%. Ngira ngo muramubona ko yamaze kubona ko ibintu birimo neza cyane, akaba ari inkuru dukesha Inyarwanda. The Ben ntabwo yaje hano mu gihugu cy'u Rwanda ari umuhanzi uje mu gitaramo, ntabwo yaje hano mu gihugu cy'u Rwanda avuga ngo agiye gushyira indirimbo hanze cyangwa se hari album yateguye agiye gushyira hanze. Yaje hano mu gihugu cy'u Rwanda mu buryo bwa famiye ye, mugomba kumureka agatuza, agakora ibintu bye yitonze, agakora ubukwe tukabutaha ibintu bikagenda neza cyane. Ubundi nyuma abakunzi ba The Ben mukaboneraho cyangwa se tukaboneraho kuba twamusaba indirimbo. Ngiye nk'indirimbo numva The Ben yazashyira hanze mu byifuzo byanjye nk'umuntu ukunda umuziki w'u Rwanda, numva nifuza ko The Ben yazakora indirimbo yayitiriye umugore we Pamela. Iyi mpamya ko ari imwe mu ndirimbo zayobora izindi cyane mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, kuko buri zareba indirimbo zigiye zitandukanye abahanzi bakorera imiryango yabo ziba indirimbo ziri ku rwego rwo hejuru. For example, Maivo ya Meddy, urebe Slowly, urebe Ntawamusimbura, urebe Catherine Bruce Melody yakoreye umugore we, usanga ari indirimbo kenshi ziza zigatrending hano muri East Africa, kuko buryo ni indirimbo umuhanzi akora yayitayeho ku kigero cy'ijana. Les amis, yandi Olivier Fernandez, please kanda subscribe kuri YouTube channel Fernandez TV Show, ukore share, dukomeze kuguha amakuru y'abastari ba hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mu nkuru za gukurikira dushobora kugaruka kuri Kensol, dushobora kugaruka kuri Okama, bose n'abahanzi bafite ibihangano bishya cyangwa se umwe yitegura gukira ibihangano bishya hanze, undi arabifite. Les amis, amakuru akomeza kumanuka kuri iki gitaramo cya Kigali Protocol, turakomeza kuyabaha nk'ibisanzwe. Yandi Olivier Fernandez, please click subscribe to YouTube channel Fernandez TV Show. Les amis, see you, love you so much.